Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Iki kizame tuba tugiye gukosora ntabwo tugikosora iminota 20, ishobora kurenga bitewe n'ubusobanuro bundi tugenda tubaha kuri buri kibazo kugira ngo turusheho kubyumva neza kugira ngo nitugerwaho tuzatsindiye ku manota hejuru kandi bitatugoye. Rero ikintu busaba kugira dukosora ikizame nk'iki, ufata agapapuro ugafata ikaramu ukagenda wandika igiso cya nyacyo. Murabizi ikibazo kimwe cya gifite ibisubizo 4 ari byo A, B, C, D. Ukagira leta n'igiso cya nyacyo ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ikizame gishya dushyizeho, kugira isomo rishya dushyizeho ujye uhita ubibonera ku gihe. Bibutsa ko ukeneye kode yaba ari iya provisoire cyangwa ari iyo gushaka kategori, uhita utwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 935 16 tukagufasha kubona kode mu gahe gatoya. Mbibutsa ko unakeneye ko tukwigisha by'umwihariko tuba dufite dokima zagufasha kwiga mu gahe gatoya bitewe n'amasaha ubonekeraho ayo ari yo yose ku munsi, ahasigaye ukabona iryo somo rya buri munsi tukagwaho n'imyitozo ihagije, ahasigaye nawe wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko rero mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhusa rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Murabizi binyabiziga bikoreshwa mu kwirinda cyangwa mu kwitabara. Ubwo bari kuvuga biriya binyabiziga bya gisirikare ntibabyemewe kujya mu nzira nyabagendwa keretse bifite uruhushya. None bari kukaza ngo ubwo ruhushya rutangwa na bande? Mwabano baduhaye bakurikira. Baratubwira ngo polisi y'igihugu, baratubwira ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, se baravuga ngo minisitiri w'ingabo, reka ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ese hano hari igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cya nyacyo nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari igiso cy'ukuri nta kindi, ni B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uba wemerewe kuba yaguha uruhushya, niba wemerewe kuba yatanga uruhushya rwo kugira ngo biriya binyabiziga bikoreshwa mu kwirinda cyangwa se mu kwitabara cyangwa mu gutera bigende mu nzira nyabagendwa. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kabiri kibaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. A iravuga ngo guhagararwamo umwanya muto gusa, B ikaba ngo guhagararwamo umwanya munini gusa, C ikaba ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini, D ikaba ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Igiso cy'ukuri ndakeka ko rero wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se igiso cya nyacyo ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi, ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu. Kirabaza ngo iki? Kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ese ibyo binyabiziga ni ibihe? A iravuga ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenga 2 na santimetero 10. B ikaba ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C ikaba ngo ibinyabiziga ndakumirwa. D ikaba ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano iyo bakubwiye ngo ibisubizo byose ni ukuri, bashatse kukubwira ngo A ni igiso cy'ukuri, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Ese hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe?
ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ibinyabiziga biba bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose, ni ibinyabiziga ndakumirwa. Bino binyabiziga ndakumirwa harimo nka ziriya modoka zitwara abarwayi ndetse n'ibindi. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo biba bigomba kutarenza? Hano rero hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo iso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Araba ngo kutarenza kilometero 20 mu saha. Bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba kibifite iri gutwara ikinyabiziga cyawe uri kureba umuvuduko uri bugendeho mu saha. Bakakubwira ngo nukomeza kugenda kwa hono muvuduko uri kugendaho mu saha uraba ugiye ibirometero wenda 20 cyangwa se 30 cyangwa 40 bitewe n'ukuntu uri gutwara ikinyabiziga cyawe. Mbega ngo uburebure bwayo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Seka ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. Deka ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza igisubizo cya nyacyo gihitemo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Isanzo cya nyacyo ni A, isanzo cya nyacyo ni B. Ese hano igisubizo cya nyacyo urabona ari C cyangwa se hano urabona igisubizo cy'ukuri cyaba ari D. Bibutsa ko bino bizame baba babajije uba ugomba kubikosora kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru bitakugoye, kuko ubusanga n'ubundi bizame mwe muzakora igihe cyose uzakorera ibibazo uzakora ntabwo bazaba babihimbye, ahubwo bino bizame tuba twakosoye baba bakoze uwo munsi nibyo bizame bongera guhitamo ibibazo bakabibabaza. Niyo mpamvu ugomba kwiha intego ukavuga ati bitewe n'umwanya ubona ukiha intego ukavuga ati buri munsi nzajya nkosora ikizame ku buryo ujya kumara nk'ibyumweru 2 cyangwa icyumweru n'igice ari nkaho igazeti yose wamaze kuyireba bino bibazo. Kandi ikindi iyo wakosoye ikibazo biba bigoye kugira ngo uzakibagirwe. Rero hano ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A iraba ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha ndetse n'uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Murabizi hari ibinyabiziga biba bishobora guhagarara ahantu umwanya munini bitewe n'ahantu biba bigiye n'ahantu biba bivuye cyangwa bitewe n'ibyo biba byikoreye, ariko hari ahantu haba habujijwe kuba wahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. None aho hantu ni he? A iravuga ngo imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Beka ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cya nyacyo na B ikaba ari igiso cya nyacyo. D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo biba bishatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cya nyacyo, B ntabwo ari igiso cya nyacyo ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano ubona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Rero hano ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igiso cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cy'ukuri nta kindi. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro kawe. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A yavugaga ngo imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, ugasanga nk'ikinyabiziga cyawe ntabwo wagiparika mu mwinjiriro w'isoko ahantu binjira bari kujya mu isoko, ndetse no mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye.
ndakeka ko wari wamaze kucyitamo rero, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200 udusigo twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusigo tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu iyo bagenda mu muhanda, ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Wenda ni igikorwa cyabaye biba ngombwa ko abanyeshuri bava mu kigo wenda bagiye nko mu kindi kigo, cyangwa hari ikindi gikorwa cyabaye ugasanga itsinda ry'abantu bari kugendera mu muhanda, hari ukuntu baba bagomba kugaragazwa niba igihe bitewe n'igihe icyo ari cyo, wenda ni igihe cy'ibihu niko batubwiye hano, ngo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 waba utwaye ikinyabiziga ukaba utareba muri metero 200. Hari ukuntu baba bagomba kugaragazwa rero kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kubasanga abe atabateza ibyago nabo babe batamuteza ibyago. None baba bagomba kugaragazwa gute? Hano rero hari ibisubizo 4 baba baduhaye, ugahitamo iso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota wari bugire mwa kino kizame cyakozwe uyu munsi. Iravuga ngo imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, beka ngo inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso, n'umuntu ari kuri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari iso cya nyacyo na B ikaba ari iso cya nyacyo, D ikaba ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ese iso cya nyacyo ni A, ese iso cya nyacyo ni B, ese iso cya nyacyo ni C, cyangwa se iso cya nyacyo ni D. Hano iso cya nyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kuyitamo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bino bibazo hari ukuntu biba bisa nkaho bigiye gusa, ariko kino kibazo igiso cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko hano baba bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, hari igihe mba nta kundi kuntu narenzaho. Hari abantu bakunda kubimbwira ngo aha nta gisubizo cy'ukuri kirimo, njye babwira igisubizo cya nyacyo. Hari nk'ukuntu bavuga wenda ngo umuvuduko ntarengwa wenda ngo w'ipikipiki mu saha ngo ni uwuhe. Urumva uwo muvuduko uko byagenda kose uzagenwa n'ahantu uwo muntu ari. Hari ahantu batangiza ikibazo ngo bitewe n'imiterere y'ahantu, ngo bitewe ngo n'imigenzereze yo muri ako karere, bagatangiza ngo iyo nta mategeko awugabanya, bakavuga ngo iyo ari mu nsisiro, cyangwa hashobora kuba hari n'ibyapa biri kubikubuza. Niyo mpamvu nshobora kukubwira ngo umuvuduko wenda w'ukuri waba ari nka kilometero 80, wazagera ahantu ugasangaho bitewe n'amategeko yaho ni kilometero 60, ugahita bigutera urujijo. Niyo mpamvu hari ibisubizo tuba tudagomba kurenzaho ngo tuvuge ngo igisubizo cy'ukuri ngo cyakagombye kuba ari iki. Mbibutsa ko niyo bakubajije ikibazo ntabwo bakubaza ikibazo bongeye bahinduyemo ibintu, n'ubundi ni bino bibazo baguhaye. Niba bakubajije kino kibazo tumaze gukosora, n'ubundi ntabwo bazaza bongeye bacuritse inyuguti, n'ubundi ni gutya babikubaza. Ikibazo rero gikurikiyeho ni ikibazo cya 7, kirabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Iravuga ngo mu nsisiro gusa, B ngo ahegere inyamaswa zikurura, C ngo hafi y'amatungo, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese imburika zikoreshwa zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho he? Ese hano igiso cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi igisubizo cy'ukuri cyakagombye kuba A, mu nsisiro, ariko iyo bashyizeho ngo mu nsisiro gusa yita kiba nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ziramburira zimurika zemewe gukoreshwa mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Nubona kino kibazo kimeze gutya, hari ikindi kibazo bajya kubabaza nacyo kimeze gutya, ariko bakavuga ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose.
iyo bavuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose uhita uhitamo icyo gisubizo cyanditseho ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, ariko iyo bavuze ngo mu nsisiro gusa uhita uhitamo D ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kiravuga ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubw'umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Aravuga ngo romoroki ifite feri y'urugendo, beka ngo romoroki idafite feri y'urugendo, seka ngo romoroki itarenze ibiro 750, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mwa kino kizame baba bakoze uba ugomba kugenda wandika igisubizo cya nyacyo kugira ngo uze kureba amanota wari bukigiremo. Ikintu bigufasha iyo ubonye wagize amanota menshi ukosora ibindi, waba wagize amanota make ukongera imbaraga, cyangwa waba ukeneye ko tunakwigisha by'umwihariko aho waba uri hose mu gihugu turakwigisha, ugahita utwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, romoroki idafite feri y'urugendo. Igisubizo ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo utugaruramuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. A iravuga ngo umweru, B ikavuga ngo umuhondo, C ikavuga ngo umutuku, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese utugaruramuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira ayahe mabara? Irihe bara mwayano mabara baba baduhaye? A iravuga ngo umweru, B ikavuga ngo umuhondo, C ikavuga ngo umutuku, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, utugaruramuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara ry'umuhondo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 40 zishobora gushyirwaho akagaruramuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. A iravuga ngo volomoteri, B ikavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C ikavuga ngo amavatiri y'ifasi, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakwitondera iki mbere y'uko yinjira mu nzira banyuramo bazengurutse? Ugiye kunyura hari abanyura bazengurutse, ni icyo uba ugomba kwitondera. A iravuga ngo ibinyabiziga bimuturuka inyuma n'umuvuduko bifite n'uburyo bimwegereye. B ikavuga ngo ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. C ikavuga ngo ibinyabiziga biturutse iburyo n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. D ikavuga ngo ibinyabiziga bimuturutse imbere, umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi. Ese uri kubona ari A? Ese hano uri kubona ari B? Ese uri kubona ari C? Cyangwa se hano uri kubona igisubizo cy'ukuri ari D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kuyitamo ni B, ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa baduhaye, bibutsa ko namaze kubakorera video yo ku byapa, amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda isobanuye neza. Ushobora kujya kuri YouTube channel yacu ukayireba, cyangwa ugende muri comment kwa ino video, comment ya mbere araba ari link wakandaho igahita ikugeza ku ibyo byapa amoko 5 yabyo
kugira ngo turusheho kwihugura nitujya tugera ku bibazo nk'ibi tujye tuba tuzi ibisubizo bya nyabyo. Kino cyapa gisobanura iki? Iravuga ngo ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo, mbega ngo kugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. Seka ngo cyerekana aho umunyegare agomba kunyura, mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Bibutsa ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira, aho birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ry'umutuku, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. Ndakeka ko rero hano wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero cya nyacyo nta kindi ni A, kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa bakunda kugishyiraho kugira ngo berekane ko ugeze mu muhanda noneho ubisikanirwamo. Hari igihe biba bishoboka ko uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe, aho kubisikana biba bitemewe. Rero niyo mpamvu bagomba kugishyiraho kugira ngo niba wari uri kugenda mu nzira y'icyerekezo kimwe, inzira y'icyerekezo kimwe ni kwa kundi uba utahindukira, uba ugomba gukomeza mpaka uyivuyemo, kugira ngo umenye noneho ko wageze hahandi mu nzira ibisikanirwamo, kandi muri iyo nzira ibisikanirwamo ho uba wakata ugasubira inyuma. Ikibazo cya 13 kibabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Nicyo gifite ishusho ni uruziga mu ibara ry'ubururu n'ibirango by'umweru. Iravuga ngo ahatangirwa serivisi ni muri metero 30, mbega ngo umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Seka ngo umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Mbega ngo aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cya nyacyo nta kindi ni C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Iravuga ngo umuyobozi abujijwe kurenga umurongo wera ucagaguye keretse mu gihe bitateza icyago. Mbega ngo birabujijwe kunyuranaho. Seka ngo birabujijwe kunyuranaho ariko nturenge umurongo wera ucagaguye. Se iravuga ngo biremewe kunyuranaho ariko nturenge umurongo wera ucagaguye. Mbega ngo birabujijwe gusubira inyuma. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi abujijwe kurenga umurongo wera ucagaguye keretse mu gihe bitateza icyago, wenda wamaje kureba ko utageze mu koni cyangwa ukamaze ukanareba ko uri kureba imbere neza. Akenshi uba ushobora kurenga ugiye guhindura icyerekezo cyangwa ugiye kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga ukuri imbere. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 nacyo kibaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Tegereze neza. Ni mirongo 2 irombereje iri hagati mu muhanda ariko ibangikanye, aho umurongo ucagaguye uri iburyo naho umurongo udacagaguye uri ibumoso. Iravuga ngo iki? Iravuga ngo umuyobozi ashobora kurenga umurongo wera ucagaguye mu gihe cyo guhindukira gusa. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho uretse gusa abayobozi b'ibinyamitende nibo bashobora kurenga umurongo wera udacagaguye. Seka ngo umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye. Mbega ngo umuyobozi w'ibinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese kino kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Hano rero ndakeka ko wamaze kuhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Ubundi kwa ino mirongo
ibangikanye. Iyo umurongo ucagaguye uri iburyo uba wemerewe kuba wanyuranaho, ariko iyo uriya murongo udacagaguye ari uri iburyo ntabwo uba wemerewe kuba wanyuranaho. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha iravuga ngo igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. Bekaho ngo ahegereye umurongo ukomeje se ikavuga ngo igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Ndeka ngo A na C nibyo. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese uyu murongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera, utwo turanga gukata cyangwa utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni se, igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga bishobora kuhagenda. Bibutsa ko namaze kubakorera video y'ibimenyetso bimurika, aho biba biri kuyobora ibinyabiziga bikayobora ndetse n'abanyamaguru bikoresheje amabara atatu ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Iyo video namaze kuyibakorera, nayo bikeneye uranyandikira cyangwa ukareba mwazira video tuba twaragiye tupostinga, uhita uyibonamo, ahasigaye ukayireba kugira ngo urusheho kubona imyitozo ihagije. Iyo somo ndirangije nafashe n'ibibazo biri mu gazeti byerekeye ku ibyo bimenyetso bimurika, bishyiraho ku buryo uhita ubonaho n'imyitozo, ugahita umenya n'ukuntu bazabikubaza. Iravuga ngo biteganye, B ikavuga ngo ku murongo umwe, C ikavuga ngo A na B nibyo biteganye cyangwa ku murongo umwe, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko rero hano wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo biba bishatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cya nyacyo biteganye, B ntabwo ari igiso cya nyacyo ku murongo umwe, ndetse na C ntabwo ari igiso cya nyacyo. A na B bikaba atari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza ni ayahe matara y'urugendo ugomba gukoresha? Ni ku manywa ariko urumuri ntabwo ruhagije, ntabwo hari kubona neza, wenda bitewe n'igihe tugezemo, wenda ni igihe cy'imvura. Murabizi mu gihe cy'imvura ntabwo umuyobozi w'ikinyabiziga bari kureba kure, cyangwa se ugasanga ni igihe wenda cy'ibihu. Murabizi iyo hari ibihu umuyobozi w'ikinyabiziga hari intera batarebamo, kandi mukibuka ko ikinyabiziga kiba gifite amatara yose y'ingenzi yagufasha mu kwirinda icyago gishobora kugutera. Murabizi bino byago byo mu muhanda haba harimo n'ibyago byo kubura ubuzima, niyo mpamvu ikinyabiziga kiba gifite amatara agiye atandukanye agenda akoreshwa bitewe n'igihe ugezemo. None ni ku manywa ariko urumuri ntabwo ruhagije, ntabwo hari kubona neza, ni ayahe matara y'urugendo ugomba gukoresha? Iravuga ngo amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu, B ikavuga ngo amatara kamenabihu y'imbere, C ikavuga ngo amatara yo kubisikana, D ikavuga ngo amatara kamenabihu y'inyuma. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano wakoresha ayahe mabara? Wakoresha ayahe matara? Hano amatara wakoresha ni amatara kamenabihu y'imbere. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni iyihe mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? Ni igihe cy'ibihu ntabwo uri kureba mu ntera ihagije, ntabwo uri kure mu gihe cy'ibihu, urabizi ntabwo uri kureba mu ntera runaka. None ni iyihe mpamvu ituma tuba tugomba kugabanya umuvuduko?
A iravuga ngo igihe feri idakora. B ikavuga ngo iyo uhumishijwe n'amatara yo kubisikana. C ikavuga ngo igihe moteri imara ngo izime. D ikavuga ngo nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, igiso cya nyacyo gihitemo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero ndakeka ko wamaze guhita igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ni mpande eshatu mu ibara ry'umutuku, ubuso ni hariya h'umweru cyangwa bakavuga ngo ubuso bwera n'ibirango by'umukara. A iravuga ngo iteme ridahoraho. Iteme mu yandi magambo ni ikiraro. B ikavuga ngo umuhanda utaringaniye. C ikavuga ngo umuhanda winjira mu kuzimu. D ikavuga ngo ubutaka bworoshye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese kino cyapa gisobanura iki? Bibutsa ko amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda murahita muyasanga muri comment. Comment ya mbere araba ari link, nuyikandaho urahita ugera ku byapa, amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda asobanuye neza. Harimo ibyapa biburira, ibyapa bitegeka, ibyapa bibuza, ibyapa biranga ndetse n'ibindi. Rero hano ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B igiso cya nyacyo, ese ni C hano igiso cya nyacyo, cyangwa ni D hano igiso cya nyacyo. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Bibutsa ko buri munsi muzajya mubona ikizame kiba cyakozwe, ariko murabizi ku cyumweru ntabwo bakora ikizame. Ubwo ku cyumweru, iyo ari ku cyumweru nibwo mbona umwanya wo kubategurira amasomo. Muba mwaragiye munyandikira muri comment. Nawe hari ikintu ukeneye ko tukwigisha, ucyandika muri comment tugikurikizeho. Ibindi byo nukwibutsa ko code ziri kuboneka ahariho hose mu gihugu. Cyukora ni kimwe uratwandikira kuri 0789 935 16 26 tukagufasha kubona code mu gahe gatoya. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, kandi sinzi turi gushaka, nizera ko tuzayigeraho, tuzakora uko dushoboye kose.